uyu munsi muri Imana Sharon twabazana ibintu bishasha tugiye kuganira ku bintu mumaze iminsi mutubaza. Twari twarababwiye ko tuzasubiza ibibazo abantu batubajije muri inbox no mu comment, ariko uyu munsi nibyo twabazaniye. Twaganiriye kuba organize mu nzu, ni gute waca akajagari mu nzu, ibintu byinshi twagiye tuganira ku matopiki atandukanye mu minsi yashize. Uyu munsi rero twaje turi mu rugo tugiye kubibereka, kandi turizera ko ikiganiro kiri bubafashe. Utaragura ibyo bikoresho uyu munsi uragira amahirwe yo kubibona, kugira ngo duce akajagari mu mazu yacu, tube organize, tube abagore b'isuku mu ngo zacu, ingo zacu zirangwe n'isuku, duca akajagari, ndetse n'ahantu turerera abana bacu hakomeze kuba hasa neza. Rero murakaze muri iki kiganiro, ntimucikwe nk'uko bisanzwe. Ni muri Imana Sharon tuganire. Murakoze. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri Imana Sharon. Sharon nawe yinjiye muri studio, tugiye kuganira nk'uko twabivuze. Uyu munsi turaganira ku bintu mwagiye mutubaza, ibyo twagiye kutuganira ubushize, ibikoresho byo mu nzu. Nk'uko mubizi twebwe tujya twibanda ku muryango, rero uyu munsi turaganira ukuntu ibyo twaganiriye ubushize, ariko noneho tubereka muri action, kuko nk'uko twabibasezeranyije. Karibu mu kiganiro. Thank you, Emma. Thank you. Wavuze ngo ninjiye muri studio. Wanje Ariko studio yacu uyu munsi iratandukanye gato. Studio twayikoreye mu rugo, mu gikoni, kugira ngo tubashe kubaganiza noneho atari amagambo gusa, ariko tubereka ibidufasha buri munsi. So kuvuga ko twebwe turi hariya, ariko ni ibyo twabonye bidukorera, kugira ngo namwe tuze tubibasangize. Cyane cyane ko mu kiganiro cy'ubushize twigeze gukora cya organizing, abantu benshi baratubwiye ati mutwereke za inbox no mu comments ati ibintu mwavuze ni byiza, ariko ntago tubizi. So tuje kugira ngo tubiganire, tunabibereka kugira ngo birusheho kubabera byiza. Ariko Imabure ntiwabanza ugasuhuza n'abantu hirya no hino. ntago twatangira ikiganiro tutashuje abakunzi ba Imana Sharon. Nkuko mubizi mwari musanzwe mutumenyereye twicaye, buriya abantu barahita bavuga ngo ntago narizi ko Imana ari mugufi, ngo cyangwa Shana ari muremure. Kuri niko Shana ngana nuko ngana. Byose ni ibisanzwe, mwari mutumenyereye twicaye muri studio twarambije, ariko nkuko twabibasezeranyije, rimwe na rimwe tuzajya duhindura location, dukora ibintu noneho twerekana ibyo twavuze, kugira ngo noneho iyo miryango turi guharanira kwiba neza, amazu yacu dushaka ko asa neza, tubereke ibyo turi gukora kugira ngo namwe bibafashe. Rero turabasuhuje inshuti zacu, umuryango wacu bakomeje kutugana ari benshi, abasubscribe bashasha turabakiriye, n'ukuri turabakunda kandi tubiha agaciro iyo mutujoininze. Nkuko dusanzwe tubivuga, batameze neza Imana ibasange, nta joro ridaca, nta mvura idahita. Buri muntu wese ahari hirya no hino ibyo uri gucamo, ukomere, Imana irahari. N'abameze neza namwe turashima Imana ko muriho kandi muri bazima. Nkuko mubibona natwe tumeze neza, turashima Imana mu miryango yacu. Imana ikomeje kutugirira neza, niyo mpamvu turi hano. Rero tugiye kuganira, turi mu gikoni. Ibyo ni ukuvuga ko nyine ibyo tugiye kuganira birebana cyane cyane n'igikoni. Nkuko pastor yarabivuze, mu byo twaganiriye ubushize byo kuba organize, abantu benshi baratubajije. Rero turavuga ngo mu kubasubiza, reka tubasubize noneho tubyerekana ibyo twavuze. Kandi mu by'ukuri tubahaye ikaze, ni ukuvuga ko dutangiye no kubizera kurushaho. Turi kubakura muri studio tubinjiza mu mago, ubwo ni ukuvuga ko turi umuryango. Hasigaye kuzana ba bwana. Abantu baratubajije ngo please, hari umuntu watwandikiye aravuga ati please Imana Sharon muzaza n'abatwari banyu tubabona, amatsiko yaratwishe. Buriya bari nko ku muryango, bari hafi iminsi mike murababona, nabo muzababona. kandi mu by'ukuri imiryango niyo twibandaho, ibitumerera neza mu rugo, kuko burya ntago ni ukubesha. Burya bakubwiye ngo
mu rusengero niho byamerera neza gusa byose bitangira mu rugo ni mu rugo bitangirira mu rugo ibyo dukora mu rugo nibyo tujyana ahandi ntabwo tujya gufashirizwa mu rusengero mu rugo tutafashijwe tumeze nabi ahubwo uko tumeze mu rugo ni twebwe tugenda niyo minisiteri yacu ya mbere so our family our first ministry twamara gutunganya ibyo mu rugo tukabona kujya gutunganya ibyo hanze tukajya kubwiriza ubutumwa hanze ariko mu rugo biri kugenda neza niyo mpamvu rero dukunda kwibanda mu bintu byo mu rugo kandi twizere ko bigenda bibafasha namwe noneho tukagenda dukurana tugakura noneho no mu mwuka no mu marangamutima no mu financially ariko dufite stable foundation mu kiganiro nk'uko twabivuze tugiye guhera mu gikoni niho turi uyu munsi turavuga ibyo mu gikoni Sharo ujya ubika ibiryo hehe iyo umaze guteka akabazo k'amatsiko turateka abanyafurika turateka we uziko winjira mu nzu ugasanga ni indagara ni isombe ni iki abanyafurika aho turi hose bene wacu ni byiza aho duherereye hose umuco mwiza ni ibiryo turateka ni nayo mpamvu twashatse kuvuga mu gikoni kuko n'umwanda niho ubanziriza umwanda niho ubanzirizaho umunuko mubi mu nzu ubanza mu gikoni udusimba tubanza mu gikoni udusimba ubwo ndi kuvuga utunyenzi ndi kuvuga utubeba utwo dusimba twose usanga amago y'abanyafurika menshi afite hari ikiba kiri kubikurura ni ibiryo tuba turi guteka mu gikoni so mu gikoni iyo hagiriye isuku biroroshe ko ugirira n'ahandi hose isuku umbajije akabazo k'ibiryo ibiryo najyaga mbibika mu masafuriya ariko mutarajya kunjajinga ndi kubona abantu bamwe bari guseka abandi ati yo namwe ndabizi ko muhari benshi twari tumeze cyo kimwe cyangwa n'ubu mukibikora mu isafuriya ngira amasafuriya amwe bita ngo ni master salad iyo ngo yemewe kubikwa muri firigo rimwe na rimwe njya gacomeka muri firigo ariko turi kugerageza kubireka ngo tugende ku yindi ntambwe so tugiye kubereka ahantu ibiryo bigomba kubikwa iyo umaze guteka hari abantu bahera ku masafuriya tugahera ku masafuriya bamara guteka no muri firigo ukayikura muri firigo ugashusha ku iresho ugasubiza muri firigo gutyo noneho wakura ukagura plastique za plastique zirezire izindi za square izindi za rectangle ukajya ubika ibiryo mu maplastique ugapakira muri ayo makontena ugashyira muri firigo ariko ubushakashatsi bwerekana ko plastique atari nziza plastique si nziza burya plastique ikozwe n'ibintu bitera kanseri za particles ziba muri plastique iyo zihuye n'umuriro kandi twebwe dukura muri firigo dushushe tugakura kuri microwave tujya kurya so kwa kundi tuguma tubishusha hari utuntu tutari twiza abashakashatsi bamaze kubona ko bishobora no gutera na kanseri so urumva ko bitari safety concern so plastique kubera iyo mpamvu twavuze ati tureke kubika mu masafuriya dutangiye tubike mu containers ariko se container turi kubikamo na ayahe container dusanze ko plastique itari safe kandi tuzi ko abantu benshi dukunda kubika muri plastique kuko zihendutse kuko ushobora kugura nyinshi icyarimwe ariko nanone ntabwo ari byiza ikindi plastique zisa nabi dukoresha isombe tubika isombe amamesa ibishimbo isombe amamesa isosi irimo bya birungo byose bya curry powder cumin powder hanyuma wamara gushyira ibiryo muri ya plastique wagiye kubika ugashusha umunsi wa mbere bisa neza umunsi wa kabiri ikaba isa neza gakeya umunsi wa gatatu uhita uvuga ati si iyi ngiyi sinakongera kuyishyira ku meza ukaba urayijugunya ubwo kera wangije iki amafaranga cyangwa se bagakomeza bakayikoresha isa kwakunda wayireba ukabona yahindutse umuhondo yose ibyo ku meza ugahita wumva apeti irashize wapfa no kuyibona irimo ibiryo nyine kumva apeti igashira rero plastique tuzireke siko tuve ku masafuriya plastique twese twarazikoresheje umuntu akiva ku masafuriya nyine uhita wumva nyine yindi level ukurikiraho ari amaplastique ariko amaplastique nayo rero dusanzwe atari meza rero turabereka ibintu biri safe kubika safe gushusha kandi zitagira umwanda twebwe dukoresha iyi ni isahani y'ikirahure niko bayita hajya ni ikirahure cyameneka idongo ariko apana ya dongo turiraho
ya madongo abageni batahana. Iyi ngiyi rero murayibona ko ari umweru pe, uyibitseho ibiryo isa neza kandi imaze gukoreshwa kenshi wasanga imaze nk'imyaka nk'itanu cyangwa ingahe gutyo, ariko zirahari mu masoko yose, za Walmart, za Target, za Kohl's. Aya masahani ameze gutya yose wayasanga mu masoko yose, ukayibikamo. Zinshi ziba zanditseho ko ari safe kuri microwave, zifite n'amashepe atandukanye. Twayazanye ugateka, wamara guteka kandi ubushakashatsi kandi butubwira ko gushira zifite umupfundikizo, zifite n'imifuniko. Iyi shepe yo rero ihagiye ni ihe shepe shara rectangle. Iyi ngiyi rero hari izinini zayo ushobora kubekingiramo, ushobora gushira muri oven, ukaba wanahita utekamo n'inkoko, abakunda gutekera muri oven cyangwa se amakeke. Urabona ko rwose aka kantu nta nubwo bisaba ko ukuramo ngo ushire mu yindi sororo ujya gutereka ku meza. Ushobora gukura muri frigo ugashusha ibyo ushusha ugahita utereka ku meza. Ubwo deja bigusevingiye n'umwanya, ku buryo utagomba n'umwanya wo kuza koza ibindi byinshi. Kandi apana gushira ibiryo muri frigo bigishushe, urategereza bigahora ukabona kubishira muri frigo. Akantu ko kubika ibiryo karashize, ariko hari abandi bantu bakunda guteka ibiryo bakabika byinshi cyane. Ako kantu nkiriye kukiga ako kantu nkiriye kukiga. Nanjye nkiriye kukiga. Njya mbona bamwe babikora se ndabishobora, ariko nigeze njya mbishobora iyo ngiye kubyara. Nkavuga nti none reka nteke isombe izamaze igihe, nkayiteka kandi nkayibeka. Ariko nyuma y'igihe kinini nkongera nkabivamo, nkajya nteka twatundi tw'iminsi 2-3. Ariko bantu babagore b'inkwakuzi, niko babita, ngare b'inkwakuzi, bateka ibintu bimara igihe. This life saver, urateka ugashiramo imiteko. Watetse byinshi nk'isombe cyane cyangwa ibishimbo wabitogosheje, ukajya ushiramo imiteko muri utu ziplock. Warangiza haba naho kwandika, twige kwandika ibyo twabitse muri isusa, isombe, n'amatariki wabishiriyemo. Hanyuma rero utungu tukadushira muri freezer hahandi haba ice bihindura nk'ibuye. Noneho utungutu hari n'ibintu byinshi wadukoresha, nta nubwo ari ukubika imboga gusa. Utu tuntu umuntu ufite abana batoya nkatwe ntukatubure mu nzu, kuko uri kwirukanka ugiye ku rusengero mu gitaramo, umwana akeneye snack, akeneye healthy snack, pana chips za cookies n'ibindi byose. Fruit, grapes urashobora gushiramo hano, ugashyira mu gasakoshi kawe, ukagenda umwana akaza hari n'ukuntu washiramo ice kugira ngo bigume biri fresh. Ikindi rero utungutu tuza mu masize atandukanye. Aka ni agasize gato ka kora, haba na gallon nini. Ugasanga na cyagiye mwaguze nka chips mu rugo, abantu bafite abana benshi, ahubwo mugura ama chips menshi, none ugasanga ntimuyiriye bag yose irimo chips. Aho kugira ngo uyisige irangaye, ibyo ni bya bindi twavuze bikurura utunyenzi tugatangira kujya muri ya yindi basize udafunze. Kuko nabo bantu tuza dukurikiye ibiryo, tuba dushonje, tubeba tuba dushonje dushaka uturya. So iyo ushize muri ziplock, ufata za chips zasigaye ukazigabanya mu ziplock, ukabika, kuko reba it's sealed, irafunga. Za chips ziguma ziri fresh, ntutakaza amafaranga yo kugura izindi kuko wazifashe nabi, kandi zikabibika neza. Yego. Hanyuma dukunda kugura ibintu byinshi twebwe abanyafrika. Burya aho dutandukanye n'abazungu, umuzungu ajya mu isoko akagura nimba ari agafu, akagura kiwe n'umugabo we. Wari wabona umuzungu ujya kugura umuneke agatora kuri ya seri agakuraho 2 wiwe n'umugabo wiwe. Ariko twebwe dukunda kugura ibintu byinshi, ukagura ifu nyinshi, imiceri myinshi, amaspaghetti menshi, utuntu twose tugunda kugura tugastokinga. Nk'amafu rero, wenda abantu benshi bamaze kubimenyera, ariko iyi ni container wakoresha ubikamo umuceri, ifu, n'amaspaghetti ajyamo, amasiriyo y'abana ajyamo. So aba ari akantu kanini cyane
Yego. gasevinga ibintu byinshi n'umwanya no kuguma birangaye ku buryo bya Space. bintu bijyamo bihita bifunga ukabona biranasa neza biri presentable imifuka ntisigaye irangaye noneho ku bintu binini nk'umuceri n'ifu ushobora no gukoresha indobo Indobo nini. hari ibinini bipfundikira ku buryo bigumamo bipfundikiye ariko bino nanone kujya uhora uterura cya kindi biragoye nko ugiye nko gucumba n'ibiki ariko iyo wagabanyirije mu kantu kangana nka gutya ntabwo ari gato cyane kandi ntabwo ari kanini cyane ku buryo niyo ugiye gucumba no gucumba kwarika kwarika no guteka amazi kwanza iyo ugiye gucumba uhita uzana iki ngiki ntikigoye guterura ugashyira hafi yawe so this life saver ibintu byinshi turi bubereke turashiraho na link yaho mwabikura hasi yego organize turacyarimo tuvuga kuba organize ibi byose nibyo bidufasha kuba organize mbese ni iyo washize utuntu twagiye tuvuga ku bintu by'utudobo n'ibiki byose abantu barabitubaza nibyo byibi rero hanyuma hari ukuntu wa mugani hari ukuntu twavuze ubushize utudobo utubase utubasiketi ko kubikamo ibintu muri pantry yawe kuba zifite cyangwa se aho no mu gikoni na hehe munsi ya sink utu rero utu ni twiza turafasha hari udusa gutya hari utuba tudodesheje dukoresheje babyita gute birya byo mu by'iwacu nk'uduseke tumeze nk'uduseke ariko ari utubasiketi ibi birafasha cyane birafasha kuko aho kugira ngo utonde usange munsi ya sinki 1 2 3 ufite nk'imirongo 5 y'ibintu bitonze ukiriningisha byose ubishira mu kantu nk'aka ngaka ugahita ubona bifasha umwanya mutoya birasa neza sa kavuyo bikagufasha nawe biranagufasha kubona ikintu iyo ugiye gushaka wenda akantu runaka uhita umenya aho ugasanga utarinze kujya mu nzu ngo uzenguruke ushake hahandi mu gikoni byose biri aho ni ukuba organize noneho tugiye mu bintu byo gukirininga gukora isuku nabyo twabivuzeho iyo umuntu afite inzu isa neza ugira amahoro wishimira gutaha mu rugo rwawe twabivuzeho cyane pe ariko kandi abantu barabitubajije kugira isuku yego ifite isuku ako ni akantu katoroshe ariko keza twese tugenda tukiga ruguba wumva unaniwe cyane cyane hano ni ukubyihata ukavuga ati kama mbaye nishaka mbe ndwaye nishaka mbe naniwe nishaka mbe iki ariko mbere yuko ndyama reka nkura ibintu muri sink byose mbere yuko ndyama iyi countertop amazu menshi abafite ahantu ho gutereka reka mbanze nkureho akajagari kose muzi impapuro tugira impapuro ziguma zinjira buri munota amabiri biki ugasanga byatwaye nk'igice kimwe cy'igikoni cyawe cyose ariko ugiye ukuraho kamwe buruko ukavuga ati buri munsi hari ibyo ngomba gukora mbere yuko ndyama byanze bikunze ukabyihata ntabwo bitangira bitari fun ntabwo biryohera abantu bose iyo ugitangira ariko uko ubibona nyuma n'ukuntu wumva hameze bigenda birushaho kukuryohera none ukajya ubikora ni nko kubrosa amenyo cyangwa gutwara imodoka utangira wumva kubrosoya gutwara imodoka utangira uvuga mana yanjye we ngiye kugera ku matara ndafata break ukaguma ubitekereza ariko iyo umaze kumenya gutwara ntujya umenya n'ukuntu wageze iyo ntujya umenya n'igihe wahagarariye ku matara kandi ubwo wayahagazeho nta tara warenze ariko byose urabikora ni ibintu wamaze kumenya byabaye automatique ntukinatekereza ngo amatara yabaye umutuku ahubwo ugerayo ukibaza harya naciye ku matara ngahe n'isuku ni uko nguko ni ugutangira buhoro winuba uganya uruha ukora iki ariko nyuma bikazageraho bikaba umuhango wa buri munsi rutine ukavuga nk'uko twabibonye ni ukwiyorganiza wowe wenyine ubwawe kandi twavuze ko iyo umugore cyane mu mama wo mu rugo abikora abana bakwigiraho umutwara akwigiraho byanga bikunze ba bantu muri kumwe mu nzu nabo bazageraho babikore kuko ntago waba consistent wenyine gutyo ngo abo muturanye mu nzu bareke kubikwigiraho byanga bikunze bazakwigiraho n'ubu uri umunyamwanda nabwo kandi ntago umugabo wawe azabona wasize inkweto ku itapi hariya ngo nawe iwazambure
ntabwo umugabo wawe azabona winjiranye inkweto za taro zivuye muri snow wanze kuzambura ngo nawe akoremo supurese ziwe. Ariko umugabo nasanga wagize ahantu ho gusiga inkweto, wagize ahantu ho gushira amasahani mumaze kurya, byanga bikunda wa mugabo azabyiga by force utanamubwiye. Isuku iranduzanya my dear, barakureba bagakora ibyo ukora. Umugore rero aho uri hose mu rugo rwawe uri intangarugero. Rero hari abantu benshi aha turavuga ibintu byo gukirininga bitandukanye. Aka kantu ni Clorox. Aka kantu murakibuka muri corona? Muri corona twese twari tudufite. Nta muntu utarufite aka kantu. Hehe njyaho na pizza ngira ngo twajyaga twodaringa pizza tukabanza tukanagura igikarito cyayo. Imbuto ugasanga bamwe bari guhanagura imbuto aho bafashe, ariko mwana yanjye corona we yaragakoze. So iyi ngiyi ni multi-purpose wipes, ihanagura ahantu hose. Ariko ahantu cyane cyane twibanda kuyikoresha mu rugo na ahantu dufata, ahantu tuguma dufata cyane kuko yica microbe. Yanditseho ko yica 99% of 99.9%, 99.9% bya virusi cyangwa bacteria. So ni ukuvuga ko kamwe agace 0.1% niko gashobora gucika aka kantu. Urumva ko gafite ingufu. So ni keza cyane. Dufata imiryango doorknobs, turayifata buri munota n'abana mu gukuramo ugahanagura, abari utuwipes ugakata ugahanagura imiryango yose buri munsi rimwe, buri munsi kuko hari ahantu tuhakora kenshi. Yego. Ahandi hantu tuno tuntu dukunda kudukoresha ni muri toilette. Muri toilette umaze kuyoza imbere no kuyibrushinga ugafata kano kantu ukagahanaguza aho wicara. Hantu dufata dufrashinga amazi kuko hari ahantu hose hari microbe nyinshi cyane. Umuntu wese ugiye muri toilette agafrashinga hari icyo hasiga. Rero aka kantu karagufasha gukomeza hagiye hari clean buri munsi. Numara koza toilette yawe usanitizinge n'aka kantu hariya wicaye hejuru muri toilette no hariya dukora dufrashinga. Ariko kandi wanagakoresha kuri countertops hejuru ahandi no kuri robine. Urumva uba wamaze gukora ibyo ukora ukazana za ntoki zikaroga ugafungura amazi, hari utuntu usiga kuri ka kantu. So ni byiza kugakoresha kandi nk'ukuntu dada imavuze kadada sikego rwose nk'uko nimavuze niyo uba umaze guhanagura nyaguhanagura ukoresheje ibindi. Ariko kano kaje kwica ya microbe tutabonesha amaso. Ushobora kugira ngo harasa neza ariko hadasa neza. So kano kica za virusi na microbe tutabonesha amaso ugacishaho hejuru. Amatara, switches z'amatara ku ruhande ukagakoresha. No kuri hendo za frigo harya ukora frigo gutya no kuyikirininga yose wagakoresha rwose. Aka kantu kari nk'uko yabivuze ni all purpose, wagakoresha ahantu hose. Hari abantu badukoresha ku ntebe za kwire bakazikirininga imisego twicaraho. So umumama rero w'isuku aka kantu ntukakabure mu nzu no mu gikoni. Binagukundiye budget wise bikoroheye muri bathroom ujye ushira muri buri nimba ufite bathroom 3 muri buri bathroom kano kantu gahoremo kuko hari n'abantu maze kubona n'abantu abashitsi bakunda kudukoresha mbere yo gukoresha toilette akabanza akamekinga ashobora ko iri clean. Rero kano kantu ntukakabure muri toilette kugira ngo abashitsi bawe batazataha bafite ubwoba cyane. Kandi amasoko menshi tuza ari nka 3 tuza turi twinshi rwose. So ukagiraga akamwe mu gikoni akandi muri bathroom biba ari sawa. Aka kantu mukomeze. Hari ni spray. Iyi spray rero ushobora kuyikoresha nayo ugasprayinga ukawipinga kuko mubibona nayo ni all purpose cleaner. So iyi spray ni nkiriya nyinshi aba ari cyo kimwe, nayo ni kills 99.9% germs. Kandi iyo ushobora gukoresha nka paper towel cyangwa se igitambaro wamaze gusprayinga cyane cyane mu gikoni ugahita cleaning. Ni byiza ko nayo yigira. Gusa nanone dushaka kuba saving amafaranga,
iyi spray irahenda kandi ishira vuba cyane cyane iyo ufite abana ngira ngo bo baryoherwa no kuguma bagira gutya gusa. So hari ukuntu nanone wagura ikintu kinini ushobora no kwikorera wenyine spray. Yego. Ushobora kwikorera spray wakoresha either wakoresha vinegre cyangwa se ugakoresha hariho iyi nayo ni multi-purpose, nayo ni all purpose, wayikoresha ahantu hose. Iyi rero ikintu ikora nk'uko tubivuze, turi kwiga no gusevinga amafaranga abagore b'umutima. Iyi ngiyi rero urayifungura wenyine, urayifungura iyi ngiyi ushobora kuyikoropesha, noneho ushobora no kuyifungura ugashiramo no ukayifungura n'amazi ukajya uyikoresha ahandi hose twavuze, kuri counter, ku iresho, muri douche, muri toilette, ku mameza yo muri salon, ku ntebe, ahantu hose ugakoresha ukayifungura ukoresheje iyi ngiyi, kuko iyi ngiyi ishira vuba ariko kandi iranahenda. So ushobora kugura kandi kantu kameze gutya mu isoko, kagura $1 kari empty, noneho wowe ukajya ugura kano kanini ukajya ufunguramo hano kugira ngo birumvikana. Yego rwose, kandi ikiza cy'iyi ngiyi noneho igahumura neza. Ku buryo umuntu yinjira mu rugo rwawe agahita yumva ko wakilininze, ihumura nk'isuku. Tukiri kuri ibyo, hari abantu ushobora kugera mu mazu bafite amameza y'ibirahuri cyangwa se yewe no mu matoilette yabo ugasanga yakilininze toilette irashishuka, kuko ziriya toilette seat ziba ni irangi, ugasanga yakilinishije bleach cyane, umuti utariwo, toilette igashishuka, wagera muri toilette ukagira ngo ni umwanda, naho kumbe yarashishutse. Habe n'izi counter zirashishuka iyo wakoresheje umuti utariwo. Rero be careful, nimureke ngo amatoilette yanyu cyangwa ibintu byanyu byangirike kubera imiti muri gukoresha itarabigenewe hahantu. Bleach, ntabwo wakoresha bleach ku birahuri, ntabwo wakoresha bleach ku mameza y'ibirahuri. Abumva bleach barayumva mu Kinyarwanda sinyeze. Nanjye ntabwo nyeze. Clorox bleach ni ikintu gihindura, mbese gikuramo umwanda ariko kigahindura n'ibara. Muri Afrika bayikoreshaga mu cleaning imyenda y'umweru yagiyeho ibintu ikabikuraho, ariko hano barayikoresha abantu benshi. So iyo wayikoresheje rero ahantu hatariho, imeza yawe y'ikirahuri irangirika, toilette seat irangirika, cyangwa se na bya birahuri byo muri douche birangirika neza kubera ko wakoresheje uwo muti. Ku bantu rero bafite amameza y'ibirahuri, aka kantu bakita gute paste? Microfiber. Microfiber, hari uduswime dusanzwe ariko hari n'uduswime twa microfiber. Tuba dufite umubiri utandukanye n'amaswime asanzwe. Turoroshye ukuntu, dufite n'utwoye ukuntu inyuma. Haba hameze ukuntu inyuma. Umugore ufite isuku ntagomba kutubura. Kandi tuza ari twinshi mu gapaki, ushobora kugura nk'agapaki ku $1 make, ari utuntu nk'ikenda 10-15. So utu life saver. Utu tuzatuma ukoresha paper towel nkeya, atari ukuguma ukata. Utu dukora kuri counter top hose, dukora ku mameza, dukora no ku kirahuri, ugakoresha isabune gusa yo koza ibintu gusa, utarenze unashiraho ibintu byinshi. Tugahita duhanagura no kubikuta, kwa kundi ubona umwana yafasheho hariho umwanda. Aka ngaka iyo karimo isabune ukoraho gutya gusa bigahita bihanagura. So utu n'utuntu twiza cyane, ndadukunda. Dutuma ukoresha, hari abantu bakunda gukoresha ibi paper towel, ugasanga nk'iyi ngiyi ni glass cleaner, sibyo? Ugasanga ugiye guklininga nka cya kirahuri cyo muri toilette, urasprayinze ukoresheje paper towel. Uzi ibintu bisigara ku kirahuri tubona ko bisa nabi, ariko aka kantu ushobora kugakoresha ku kirahuri cyawe kandi kikera pe. Ushobora kugakoresha kuri stove, ahantu hose. Rero nk'abantu mwe, utu tuntu muzatugure muri Sam's Club, tuba tuza ari udupaki twinshi, ukadukoresha ukanibagirwa ko wigeze kutugura kubera ko tuza ari twinshi. Kandi nk'uko twabibabwiye, bya bintu byose byo guklininga ukabishira ahantu hamwe mu kabase, ukanabibika kure. Abantu bafite abana ntabwo biba biri safe ko abana bashobora kubifata bakifuherera mu kanwa kuko babonye bimeze neza. N'imiti n'amakemiko uko bimeze kose. Ikindi kintu twababwira,
akantu ko gukirininga muri toilette kagume muri toilette. Amatoilette yose aba afite amasinki cyangwa se nimba udafite toilette ifite sinki, shaka ahantu bijyana kuko ibikirininga muri toilette ntabwo byakagombye kuza mu gikoni kuko mu gikoni niho twabonye ko ariho hari ibintu turya iki byose dutekera. Igikora muri toilette please bigushobokeye ukirekere muri toilette. Ntugiye gukoresha kana muri toilette ngo ugaruke ugakoresha mu gikoni no kuri microwave byinshi byose biba byabaye zero, byo wakoze biba byapfuye. Rero ni ukuri ikiganiro cyagenze neza kandi tuzagaruka na part 2. turacyabereka byinshi rwose. Mwatubajije ibintu byinshi turi kubitegura, tuzajya tuza tubizane tuvuge ariko kandi tunashire mu bikorwa, apana guherera mu magambo nk'uko babivuga. Turacyakomeje kuri za hacks, turi kuguma tubaha tips zitworohereza ubuzima kandi twizeye ko namwe zizaborohereza cyane kuko kandi nk'uko twabivuze dukomeza twivolvinga dukura tuva muri ibi tujya muri ibi, kandi ibintu isi turimo ibintu birahinduka. Ibi twavuze uyu munsi ejo hashobora kuza ibindi nabyo tukabyiga tukabyigishanya. Hanyuma pastor wigeze kuvuga akantu k'akamera ukuntu impapuro zatubanye nyinshi kandi nyinshi zihitira mu gikoni. Sinzi impamvu usanga niba ariko ariho tuba dufite space niho tuzirunda, niho tuba turi ugasanga kirangana nka gutya mu gikoni kuri countertop byatwaye umwanya munini. Urebye munsi harimo utuntu tw'utunyenzi turi kubyariramo twihishemo, natwo twabonye igitanda cyangwa ugasanga umuntu umwe azishira ku ntebe, intebe imwe akabati kamwe, mbese hahandi nawe uzishira nyine zitakwiriye. Hari akantu rero ushobora gukoresha kugira ngo organize, mbese ziriya mpapuro zose ziza muri mailbox ntabwo ari ngombwa ko tuzibika. Ntabwo ari ngombwa, hari bimwe ujugunya bitakenewe byinshi. 80% aba ari ibintu udakeneye kubika, ugasanga byose warabibitse ubuze na bya bindi byangombwa kandi ari bill utagomba guhitaho appointment runaka cyangwa cyako kuko wabivanze na trash urabibuze cyangwa mujugunye hamwe. So ni byiza ko buri uko hazajya hinjira mail ugomba kureba iya ngombwa ukayibika, itari ngombwa ukayijugunya. Rero nk'uko yarabivuze nyine byose ntabwo tuba tubikeneye. Ikintu cyoroshe Sharon yageze kutubwira ngo ugire habit yo gukora ikintu vuba aho ngaho, kuko kwa kubika niko gusanga ibintu byakubanye byinshi ukumva urarushe mu mutwe, ukumva urananiwe. Ariko iyo upanze gahunda ukavuga ngo buri mugoroba nimba ujya kuri mailbox yawe buri mugoroba, mbere yo kugira icyo ukora banza uhite harya nyine wicaye ubanza urebe ibyo ukeneye. Ibyo ukeneye ushobora kubishira muri aka kantu, noneho ukavuga ni ndaza kuzifungura nyuma. Ariko bya bindi bya magazine, bya publicité, bya HIV, bya biki byose ukabibikuyemo ukabijugunya ku ruhande, bizatuma wibuka ukavuga ati ya envelope nabonye ari ngombwa reka nyafungure. Cyane cyane muri iki kinyejana ntabwo amabire ntakiza mu mpapuro. Abantu benshi dusigaye twishura amabire muri electronic na online. So aka kantu hari tumwe tuba dusa bitandukanye, ariko hari utundi dusa nka gutya urakamanika, kaba gafite aho kumanika ukagashira. Niba nyine igikoni ariho hari hakoroheye ugashira uruhande rw'igikoni ku rukuta hejuru, ariko ntibibe biteretse gutya. Ugashiraho ku rukuta ukajya ugahita ushiramo nyine, kandi bikagira isuku bikaba organize, hanyuma ubuzima bugakomeza. Kuko twasanze ko akavuyo mu nzu gatera stress, gatera uburwayi kubera utwo tuntu tuzana indwara. Akantu ka nyuma, abantu bafite amastove ya glass cyangwa se any stove, aka kantu turakabatuye bantu b'Imana. Kameze nk'amavuta, ugashiraho n'umuti ushiraho ku iresho yawe, iresho iyo ariyo yose, hanyuma ugakuba ko ya mitima yacakayeho. Yego, twavuze ko dukunda guteka, kandi uko duteka niko bibirira no mu ziko. Isombe ikabirira mu ziko,
za mboga imitsima igatakara mu mwiresho ugasanga byafashe kuri resho ntikinakora neza kuko hari ibintu by'amatiri so uyu muti uwushyiraho byaba ari ibintu bimaze akanya ukareka iminota mikeya kugira ngo ukore noneho igakirininga igashayininga ikanaprotectinga ikarinda ya mashiga yawe akaguma afite ari fresh uzi gutekera ku iresho isa neza nta kintu gisa nabyo banza n'ibiryo bihita biryoha yego rwose n'umuntu wicaye mu gikoni cyawe akabona harasa neza ngahe nguko turayavuze ariko turangiza dufata utuzi tumweho tuzagaruka n'izindi tips ako kari gatoya tuzagenda tugaruka hagati mu biganiro byacu tuzajya tubanyurizamo tujyane namwe tujyane mu mago tujyane mu gutembereza abana ntabwo tuzahora muri studio gusa studio ni rimwe na rimwe twabaye twitonze tukicara tugatuza tukaganira ariko ikiganiro kibera aho ariho hose tuganire tuzajya tuganirira aho tuboneye umwanya cyangwa se aho tuboneye ko ari ngombwa ko tuganira mujye muhakira gutyo kandi twizere ko iki kiganiro kiri bubashimishe nk'uko bisanzwe utarakora subscribe kora aho hasi ntabwo bigoye rwose ntabwo bisaba imbaraga nyinshi ikiganiro nikigufasha ugisangiza mugenzi wawe kandi kudushigikira mbese ni ihame kandi turabibashimira natwe turi hano ku bwanyu ntabwo tuzabatenguha uko ni ukuri waba ufite icyo wifuza ko tuganira nabyo inbox twabahaye email yacu abantu bakomeje kutwandikira mwarakoze aho muri hose turabashimiye n'ukuri turabashimiye ko mukomeje kudusapotinga niba hari tips twibagiwe nawe uzishireho hasi dukomeze dufate neza ibintu Imana yaduhaye tube good stewards tube abarinzi beza kuko ibi bintu yarabiduhaye ni umugisha iyo ubifashe nabi iyo ufashe urugo rwawe nabi iyo ufashe ubuzima bwawe nabi iyo ufashe ibigucikije nabi byose hari icyaha uri gukora buriya ntabwo ari byo kuko nibyo yabidushize mu maboko yacu cyane kandi mu nzu ijambo ry'Imana riravuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo ariko no mu mazu yacu this is our ministry niho duhera mu itorero n'inyuma biza nyuma imibiri yacu ni itorero ry'umwuka wera izo ngingo za Kristo gushaka ngo kandi watangira uri wavuze mbere ukuri ingo zacu ni our first ministry ingo zacu nizimera neza bizajya binoroha ko tubwira n'abandi hanze tunababwire n'ubutumwa bwiza ariko uzi kujya kuvuga ubutumwa bw'ibi busanzwe bwo muri Bibiliya mu rugo atari ko bimeze hari ukuntu nyine biba bitagenda neza so tubanze dutunganye ibyacu dutunganye abacu no gutunganya mu mwuka tutatunganyije aho turi nabyo ntabwo ari byo aba ari amakosa rwose byose birajyana pe so dukomeze dukore ibyo tugomba gukora kugira ngo Imana nayo yaduhaye bike nituba bizerwa mu bike yaduhaye si ukuvuga ko ari bikeya ariko ibyo yaduhaye byose nituba bizerwa izabona ko dukwiriye ko itwongerera n'ibindi cyane ngahe nguko rero mwakoze abakunzi ba Imana Sharon tuzagaruka ubutaha mugire ibihe byiza bye